wenda nuko navukiye kwa kagofero utazwi yapfa ngasigara ku gasozi nitwa ikirara ntazi imvano sinzi. Yes, reka nsuhuze abakunzi bacu aho baherereye hose yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. So reka ntekereze ko bameze neza. Njye nitwa Pacifique Byiringiro nk'ibisanzwe. Nkaba natembereye mu nkambi ya Kiziba. Nkaba ndi kumwe n'umwe mu banyempano bakomeye cyane muri nkambi ya Kiziba. Akaba akora ubuhanzi butandukanye, harimo ubuhanzi bujyanye no kuvuga imivugo. Ariko noneho uyu muhanzi asanzwe anandika n'indirimbo. Reka tumusuze atwibwire atugezeho n'ibihangano bye muri rusange. Bimeze bite? Ni fresh kabisa. Sawa. Yawa ntari. Urasa neza papa. Yawa nawe nuko. Amakuru y'imisi. Poato ntari tumeze neza muri rusange. Urakomeye. Yawa ntari kabisa. Nta shitani. Kempo se ngo gute? Kempo ni fresh nta. Kwita Nitwa Gasuku. So akaba yitwa Gasuku, akora ibintu bijyanye n'imivugo. Gasuku uri umuvuzi w'imivugo? Yawa ndo umusizi usiga bagasigara basiganuza kabisa. Twemeza ariko nk'abafana batangira utwemeza. Yawa nabura nyine urebye hari ukuntu abantu banyisikirara. Yawa basanga banyitikirara, ibyo nabyibajijeho ndavuga ati ngomba kwandika poeme yitwa Ikirara. Ya umuvugo witwa Ikirara uravuga ngo ndi umuhungu ndi umukungu ndi intore ziri ubugwari ndetse dusonga usumba bose nkabipfura mu bahanga. Ikirara niko niswe izina mpabwa na buri wese narihaye ntarace kenge barinyakora ntaracuka kubura ababyeyi ndi inshuke niho byakomotse byose y'ibyisi byo gatsindwa. Ubwo byatangiriye aho umbonye wese ngo ndi ikirara, aho nce hose ngo ndi rubebe, aho nyuze bagakomera bakamvugiriza induru kibono mamaguru niruke ngende ndenga wenda niyo narakuka iry'umunsi ejo rikampitana ahari natutse Imana iminsi ni imitindi. Ubundi se natutse naravuka ngigomera ntaracuka cyangwa se n'ababyeyi bayicumuye nk'abacibwa amande nayo y'ibyo ntazi. Ahari wenda nuko navukiye kwa kagofero utazwi yapfa ngasigara ku gasozi nitwa ikirara ntazi imvano sinzi kwitwa ikirara ndi nk'abandi gakurwa mu bandi boshye ikirondwe ubundi biterwa n'iki n'izi nzara nk'izi bisiga n'aya mavunje yakwiye yose cyangwa se nibi bishati nibi bikoti n'izi nkweto n'izi bote nambara byashaje buri munsi ubundi Rwanda bagahera banyita ikirara magorwa nkanjye se burya koko mu mutima w'imfubyi watanze umutwe w'umusaza kumera imvire nawe. Ibibazo bibaye byinshi agahinda gakabije karantera kwigunga sinakubwira ihungabana biratungura ubundi Rwanda baranyisekera yo. Uwari ikirara rwa ihungabana atora amasashe kisekesha y'inyari yatasinze kibogaho nk'uruhinja mbega we ubupfubyi buragatabwa. Nyuma y'igihe gito bakangura mbaga ba humanity and inclusion baranyegera turaganira bishyira kera ubundi nanjye mbamenekeramo ndababwira murabizi nabuze ababyeyi ndi muto cyane kurya bitangira kungora kwambara ubwo namwe murabyumva nerekeje umuhanda ndanga n'umwanda ntaranga n'isuku nitwikirara muri rubanda wenda mungaruye data ubundi mukanyereka na mama ibindi byose byakwikora niba atari ibyo muvuge muvuye hamureke n'ipfire magorwa nkanjye se ngaye nguko. Ewa musaza ari umuhanga. Ewa murakoze cyane Kabisa ndemeye. Ewa thanks. Ikibazo cya mbere numva nakubazaho bijyanye n'iyi poem yawe. Ubusanzwe uri kirara? Oya. Kuki yakoze umuvugo ushaka kugaragaza ko uri innocent mbega ni nkaho ari umuntu ari abantu bari kubwira nibyo byibuze se mu buzima bundi bwashize wari cyane buno washatse guhinduka cyangwa? Oya burya mu buzima busanzwe turi abantu kandi umuntu ajya kwandika ikintu hari amakuru abona ukuntu bimeze. Umuvugo natekereje kuwusiga tekereje kuwandika hari abana bavuka bamara kuvuka ababyeyi babo bakaba bakwitaba Imana. Uwo mwana rero ubuzima bwo hanze buramugora kubaho bikamucanga ugasanga agiye kuba ku muhanda yagenyura n'ahantu bakamukomera ngo ni ikirara kubera yabuze abamurera ugasanga umwana yakuriye muri ubwo buzima ashobora kugira ikibazo cy'imitekerereze bityo rero akaba yagira n'imihindagurikire mu buzima bwe comportement zigahinduka ugasanga kandi mu buzima busanzwe yari umwana mwiza nk'abandi yagombaga kurererwa mu muryango nawe agahinduka ikirara gutyo niho nahereye nsiga iyo poem. Kabisa musaza cyakoze ngewe ku giti cyanjye uri umuhanga kwijana naguha nka 95. Murakoze cyane. So
ndagira ngo tuze kuganira ku iterambere ry'ubuhanzi bwawe, ndagira ngo ari byo tuze kwibandaho cyane. Turaza kwibanda ukora iki kugira ngo utere imbere, umenyekane, uve ku rwego rw'inkambi ugere ku rwego rw'akarere, binave no ku karere bigere ku rwego rw'igihugu. Ukora iki muri rusange? uravuga akazi ka buri munsi? Oya, ndatkubaza ku bintu bijyanye n'ubuhanzi bwawe bwa TV bya poem. Uko biri kose ushobora kubura ibintu ukunda ubikora kandi unifuza ko hari ikintu byazagufasha mu misiri imbere. So ukora iki kugira ngo ubuhanzi bwawe buzamuke, butere imbere, buve ku rwego rw'inkambi bugere ku rwego rw'akarere, bunave ku rwego rw'akarere bugere niyo za Kigali ku rwego rw'igihugu? Mbese ukora iki? Urebye nyine mu buzima busanzwe bwa buri munsi mu kazi nkora ko kwandika imivugo, njyewe ni ugukora cyane. Ndi umwanditsi, ndandika kandi nkagerageza gufata amashoti video, ngakoresha phone kuko kamera biba bigoye. Ubundi mfite channel yanjye ngerageza kubishyiraho kugira ngo abantu batandukanye batari mu nkambi babe babibona. Naho akazi ko nkomeza gukora uko nshoboye tu. Hari amakompetisiyo amwe namwe twitabira ahangaha mu nkambi tukagerageza kuyitabira menshi cyane, ariko ntabwo bikunda kuba. Ufite umuvugo waba uri kodinze uri hanze? Imivugo yanjye ntabwo nyine njyana studio. Kubera iki? Kubera amikoro. Amikoro ni ikibazo? Ni ikibazo kabisa. Bishobora kuzaza kuraje. Murakoze cyane. Ikindi kibazo wenda ahanini nakubaza, ubundi iyo wandika imivugo ni buri munsi cyangwa rimwe na rimwe ni igihe wumvishe inspiration kwandika imivugo? Mbega ni ibintu bikubamo n'ubu ngubu watwanditse umuvugo? Niba bisaba ko tugereza esprit. Ni ibintu bisaba gutegura, ariko cyane cyane ko njyewe ndi umukozi, ntabwo mu buzima bwa buri munsi mpora mu poem. Mba ndi mu kandi kazi nkora muri Humanity and Inclusion, kera bahitaga Handicap International. Ni ukuvuga ngo iyo mvuye mu kazi kanjye HI, iyo mvuye mu kazi kanjye nibwo mfata nkajya mu mpano, nabyo nkajyamo, ariko bisaba gutegura, ntabwo ari ibintu wandikira. So ikibazo nk'umuntu w'umu entertainer uri hano muri nkambi, uko biri kose entertainment yawe uyizi, ibijyanye n'abahanzi, big entertainment muri rusange, iyo ubonye entertainment yawe muri nkambi ku rwego rw'izindi nkambi ubona ihagaze gute? Izindi nkambi zirimo Gihembe, za Nyabiheke, iyo ubonye ubundi muri rusange entertainment yawe ubona ihagaze gute? Ubona abakora ibyo bintu bagerageza gukompeta, cyangwa se hari ukuntu bamwe nk'uko twabonye harimo bandi bagiye bavamo bakomeye barimo ba Masi n'undi mukobwa wo mu nkambi ya Nyabiheke, n'umwe nkambi yagiye imbere uwo bita Best. Iyo ubonye entertainment muri rusange y'izo nkambi zose ubona ihagaze gute? Urebye entertainment y'ahangaha iracyari hasi cyane pour izindi nkambi. Izindi nkambi zo nta nubwo ndi buzibandeho cyane kuko ntago nzi urwego bashobora kuba bariho. Yego ba Masisi nawe n'umwe nawe ushobora gusanga ku rwego rw'igihugu atarazwi cyane, niyo mpamvu ntari bwibande ku zindi nkambi cyane, ariko entertainment muri rusange y'ahangaha iracyagenda biguru ntege, iracyari hasi. Nta bana baza b'abahanzi kabisa ngo bakore indirimbo, ibitaramo mu masare, ama spectacle yo ntago aheruka kuba kabisa. Ubungubu yabaga kera cyane, ubungubu ntago bikiba. Ubona hakorwa iki rero kugira ngo ibyo bintu byitabirwe cyane? Ndumva ikintu cyakorwa ni ukubishyiramo imbaraga, festival, abahanzi twebwe ubwacu tukamenya ko ubuhanzi nacyo ni ikindi kintu gishobora kugufasha mu iterambere ryawe. Icyo gihe rero nitubikora tubikunze tugashyira hamwe, ndumva ko bizajya bigenda biza buhoro buhoro. Yes, Gasuku murumva icyifuzo cye ku ruhande rwa entertainment muri rusange mu nkambi zose z'abakongomani. Gasuku ntabwo uragenda, Gasuku uko bigaragara ama platform atandukanye ushobora kuba ukoresha, harimo YouTube channel, Instagram ndetse
na Facebook bibaye ngombwa kugira ngo mu minsi iri imbere nutangira gupostinga ibihangano byawe byibuze abafana bajye bagerageza kubireba banaguteza imbere muri urwo rwego. Ndagira ngo utubwire ama platform yawe atandukanye ukoresha. Man, kuri YouTube nitwa Gasuku Ndori. Hariho ibihangano byanjye, amapoeme. Minsi iri imbere mfite ama projet kujya nkora ama video n'ubundi ngashyira kuri YouTube. Waba dukurikirana byibuze yanyarukira kuri rubuga rwacu Gasuku Ndori akareba. Kuri Instagram nitwa Mugisha Gasuku Espoir, kuri Facebook nitwa Mugisha Gasuku Espoir. Ndumva arizo mbuga nkoranyambaga nkoresha. Right. Gasuku wenda sorry ko nari kugenda nakubaza ikibazo nyirizina numvaga nshaka kubazaho cyane. Hari abanyamando batandukanye mu nkambi zitandukanye bagiye batera imbere, harimo umusitari ku rwego rw'igihugu witwa Yaka. Kuri ubu namushimira no gusapotinga bamwe mu bantu b'abakomediye ku ruhande rwa kariyeri ye. So hano dufite umwe mu bantu bavuga poem unakomeye ku giti cyanjye. Uko biri kose afisigaye afite na televiziyo TV channel uwo bita Masisi. Akora iki kugira ngo azamure abanyempano muri ino nkambi? Masisi ntago aragira na connection n'abantu bo muri nkambi. Gusa byo Masisi nanjye ni umuhanzi, ni umusizi nemera cyane, afite amapoeme menshi meza. Kandi nahari kabisa namubwira ati ko nguzi cyane, ndamwemera cyane, namushikiye wita mwiza. Na abantu bari very talented cyane kabisa. Masisi reka tukubwire ngo iyo TV asigaye afite TV warubize? Nari mbizi ariko nari maze iminsi naravuye ku karezo nyine smartphone yanjye yari yagize ikibazo mva ku murongo magake, ariko n'ubundi Masisi turaziranye twagaya duce 3. So Masisi reka tukubwire ngo gerageza guteza imbere impano z'iwanyu, na cyane ko ufite na televiziyo iri kuzamuka. So musaza reka nkubwire ngo thank you. Thank you too man. Wakoze kwitabira utumire bwa Kwisanga TV. Murakoze cyane namwe kuba mwadutekereje. Yes. Reka nkubwire ngo nkuko bisanzwe nge nitwa Pacifique Byiringiro. Uramutse ukunze iki kiganiro kora subscribe, ukore na share. Uramutse ari igitekerezo ushaka kutubwira andika muri comment. Murakoze.